ntashya yiboneye icyayi aho ishyira ibyana byayo niko ibicaniro bya Uwiteka Nyiringabo. Mwami wanjye, Mana yanjye, hahirwa ababa mu nzu yawe babasha kugushima ubudasiba. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira ijya i Siyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha, bagenda bagwiza imbaraga. Umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Ndaracyao. Amina. Haleluya. 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 Iyi Imana yaguhaye icyubahiro irakirinda. Yaragize nawe ikakurindana nacyo. Haleluya. Haleluya. Dutinze kuri uyu murongo wa gatandatu ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima yabo inzira zira i Siyoni. Mu mitima yacu, mu mitima yawo hahirwa abantu bafitemo muri bo inzira zijya i Siyoni. Mose turebe imbere. Tutegereze iki? Twiringire Imana yacu. Iki gitondo buriya reka mbabwire, iki gitondo abantu bagitegereza bayihanganye gifite umugisha. Ijambo ryarababwiye ngo hari igihe umuntu ari kurira we ariko bwaca ngo ba Petero bo bakesheje ijoro ryose baroba, ngo ariko ngo bageza mu museso, bageza mu gitondo nta kintu bagize gute babonye. Ariko muri icyo gitondo ngo Yesu arababonekera, barahageze we muze tugitegereze. Mwarabyemeye mugitegereze. Warangije arababwira ati yewe Petero, ati yewe mwami twakeshe nijoro twaroba nta kintu twafashe mwana. Atese nuko byagenze, atari ko umuntu nahageze none ni mujugu y'ishuri bazayibari mushubonyemo ishuri. Barangije ngo ba Petero baravuga ati mwana ahangaha nta kintu kirimo, nta kintu kirimo. Bwo gukiranirwa kwacu niko kwadutandukanyije n'Imana, gituma itatwumvira, itatwitaho. Niracyo gituma Imana itita ku muntu, gukiranirwa kudutandukanya n'Imana. Ngo ariko ba Petero barangije ngo barabikora bashukunyamo urushondo. None bakimara kujugunyamo umva agasha kabana. Yesu ngo aricara rirebe areba ibigiye ko Yesu yategetse birako yavuze yakoze bira. Amen. Haleluya. Yesu yagarariye hariya y'amafi yose amwe manini n'amatoya n'amanini, ngo yose arabwirana, ngo arabwira ngo yewe uvuze ntabwo asanzwe. Utegetse ngo bazubige urushundura ntasanzwe, kandi urushundura ntabwo rufata ubusa. Duhari zari zitsimbye zagiye imuhenge, izo mu muhenge zihamagaye izo mu mataza, izo mu mataza zihamagaye izo mu utegeka bikaba arategetse. Maze ngo zakoze umurongo zose ziza zijyana mu nshundura. Ntabwo bakiri gukangaza, nari mwabona abantu bari kuroba bagenda bakubita imiseke kugira ngo amafi yikangaze afatwe. Noneho nta miseke bagiye gukubita. Iyo Yesu yategetse bigikora. Iyo yabisobanuye birasobanuka. Ngo ifi zose ziraza ku murongo we, ziraza ziritsindagira, ziricoka, ziritsindagira, ziripanga, ziritsindagira, ziritangira. Noneho ngo barangije ngo baratangira barakurura. Bakuruye ngo bagira ngo
ngo byafashwe mu mataza harimo ibiti byose barakura bakumva umuraga urenda gucika barakura bataguze amataza noneho barakura ntibamenya ko ibisubizo by'Imana byabo igitanga cyawe cyageze birasobanutse igitanga cyawe cyageze bavuze ngo muzatangura byawe igitanga cyawe cyageze bavuze ngo muzasa urasaba igitanga cyawe cyageze urarya haleluya cyawe cyageze umwana ariga harangeze ngo barakurura we bajye kubona ibyo bitaga ibishyitsi bajye kubona babona haje amafi babona haje ibifi binini bidasanzwe noneho ngo Petero we biramurenga Petero kujya areba ibiri kuba biramurenga ngo maze ngo ubwato barunzemo ngo bwenda gutsikira noneho ngo bari gukura bahamagara bahakura ngo yewe Yohana we nimuze mudutabare uzi gutabara kwera isubizo amina yewe Yohana we ngo barangije Petero arebye ibibaje bya jambo twasanze ririmo hano mu gitondo arebye ibibaje nta kintu yavuze aravuga ati mwami vahondi kuko ndici ubundi kuko ndi umunyabyaha ibisubizo ubu abantu benshi kuri isi ya none ibisubizo biri gutuma abantu bajya mu bwibone ibisubizo biri gutuma abantu yumva hari icyo kandi ntacyo aricyo ugeze icyo aricyo n'uwiteka wenyine haleluya bigatuma umuntu yumva yageze ahandi hantu ariko Petero amaze kubona ibisubizo ikintu byahise bimwereka yahise abona ko ari umunyabyaha ati mwami wanjye vaho ndereka ndi umunyabyaha ibisubizo birareka yahise bimwereka ko ari umunyabyaha ariko iki gihe cya none ibisubizo biri kwereka abantu ko agomba kujya muri hariya hepfo ku mazi agafata umugore w'abandi ubundi yarangiza agasohokana mu mazi wumve ko abantu bamaze kubivanga agafata ibisubizo bigatuma yumva hari umuntu utakandagira mu modoka ye kuko yayanduza kuko yagira gute ariko reka mbabwire ibisubizo bivuye ku Mana iyo bisanze nyirabyo byakiriye nawe asobanutse nawe agaragara asobanura abantu haleluya ntabwo imodoka yawe uyimushyiramo ukavuga ati ngwino wa muntu ushonje ugira gute